Hari nka saa saba z'ijoro ambulance yinjira mu bitaro bikuru, umusaza nari merekeje ari gutaka cyane arira nk'umwana. Yaparitse imbere y'umuryango ajyanwa indembe hazwi nko muri Regence. Ako kanya abaforomo babiri basohokanye agatebe kicaraho abarwayi ngo bari ko bamwicazaho, baragerageza ariko biranga kuko umusaza yararembye cyane. Umwe mu baganga twari tuzanye muri ambulance yarasakuje ati nimuzane brancard tumushyireho aba ariyo tumutwaraho kuko ameze nabi. Yahamagaye umwe mu bakozi babo bishinzwe ati nyamuneka bangutse icyo gitanda batwara abarwayi, bangutse iyo brancard. Undi yayizanye yihuta bamushyiraho bamwinjiza mu cyumba cy'abarwayi b'indembe. Muri icyo cyumba abantu bamwe bari bacometseho ibyuma bibongerera umwuka, abandi biganjemo abakoze impanuka amaguru amanitse, abandi b'inkomere cyane bapfutse umubiri wose. Ako kanya muganga yahise ampereza ga zo kwambara mu ntoki, arambwira ati zambara umfashe kumuvura niba ari wowe murwaza we. Nazambaye byihuse, umusaza nawe yari yabyimbye ari gutaka bidasanzwe ku buryo abarwaza bose bari muri icyo cyumba bari bahiye ubwoba bibaza baturiya musaza baye iki. Muganga yahise ambwira ati mwegure ndebe ko nabona umutsi mutera urushinge rwo kumufata amaraso. Namweguye bwangu n'ubwoba kuko bwari ubwa mbere umuntu yarandembeye harya. Naramweguye ndamwegamiza nawe ariko akomeza gutaka asa n'urira. Muganga akizamura urushinge ngo arumutere, numvise ijosi ribaye nk'irijemo umugaga, ndabaza nti muga ko mbona ijosi risa rigagara, uyu musaza ni muzima? Muganga arambwira ati buretse gato ndebe. Yararebye abanza kwikanga amara nk'amasegonda 30 andeba mu maso nta jambo na rimwe ambwira. Yarambajije ati none se ni papa wawe? Nanjye nti oya, uyu musaza ntabwo muzi. Yahise ambwira ati nuko rero arapfuye. Ako kanya numvise ibintu binyurutse mu mubiri mera nk'ufashwe n'amashanyarazi, nibaza uburyo umusaza atari yashize amasaha 3 duhuye amfiriye mu biganza. Hafi aho hari umugabo wari urwaje umwana we wari waranutse mu gitaka mera nk'ushenjaguritse amagufwa yo mu gatuza. Yansanze hanze aho nari nagiye guhagarara ngo mbanze numve ko ibimbaye ari ibyanyabyo, arambaza ati ese wanyu ni he? Nanjye ndahamubwira. Nyihamubwira yahise ambwira ati uzi ko nanjye ndi wa hafi aho? Burya uciye muri rya shyamba riri hakurya y'iwanyu ugana kuri kiliziya ukazamuka mu gasantere kari hakuno y'umuhanda niwo hafi y'iwanjye. Yarahambwiye kuko numva ndahazi ariko ubwenge bwanjye nibwari buri hafi aho kuko sinumvaga uburyo ku myaka 22 yanjye umuntu amfiriye mu ntoki. Uwo mugabo yakomeje kunganiriza ageze arambaza ati ariko se ko numvise uvuga ko uriya musaza atari papa wawe, ko ndetse utanamuzi, byagenze bite ngo umurwaza we? Ako kanya nahise ngarura ibitekerezo wa mugani, ntangira gutekereza uko byatangiye kugira ngo ngeraho nari nisanze ku bitaro bikuru. Harimo amasaha 3 n'igice kugira ngo uve ku bitaro bikuru ugere iwacu, ubwo kandi mbaza urugendo umuntu yakora ari mu modoka. Ugiye n'amaguru hari ubanza ushobora kuhagenda n'umunsi wose. Nibutse ukuntu saa 2 z'ijoro nari niryamiye ahantu najyaga kurarira mu nzu ya mukuru wanjye kugira ngo batazahiba bagakuramo ibikoresho nk'amadirishya, inzugi n'ibindi. Natangiye kumva ikinamico ya radiyo itarajyaga incika na rimwe ngo bube bwira amasaha abe yicuma kuko natindaga gusinzira. Nko mu masaha 3 n'igice zishyira saa 4 nibwo umwe mu bakora ku bitaro twari inshuti yaje agakomanga ati kingura nkubwire, kuko ijwi rye nari ndizi. Narabyutse ndakingura, ngeze hanze nsanga azanye n'umwe mu baganga bahakoraga kandi twarabubahaga. Akimbona yahise ambwira ati yewe turwana ubufasha bwawe burakenewe hano haruguru ku bitaro. Nanjye nabipinze none se kubizi ko ntize ubuganga munyeneye ku bitaro ngo mbafashe iki? Icyarambwiye ati uhagarariye abapolisi naha niwe ntumye ngo wihangane uze umfashe herekeza umurwayi w'imfungwa urembeye kwa muganga ubu nonaha. Naramubajije ni none arabura guherekezwa n'abapolisi bashinzwe kurinda imfungwa abari njye umugendaho? Undi yaransubije ati wimbaza ibyo bibazo by'abana hejuru y'ubuzima bw'umuntu, byuka vuba uza tugende. Naravuze ntahari biri seriyeda, reka nze tugende. Twaragiye mu nzira agenda ambwira ukuntu uwo musaza yagombaga gufungurwa uwo munsi, ariko kubw'impamvu zitazwi bakaba bari bapanze ko azataka umunsi ukurikiyeho bikarangira barembeyeho mu buryo butunguranye. Niyo mpamvu bitari ngombwa ko ajyanwa n'umupolisi kuko urukiko rwari rwanzuye ko bagomba kumurekura, yari yahanaguye ibyaha byose yaregwaga. Ubwo aho nari maze kubisobanukirwa, ariko naribazaga nti ubundi kuki batahamaga undi muntu wo mu muryango we ngo abe ari we bajyana? Uwo muganga wari wazanye yaransubije ati umuryango we ntabwo uri hafi aha, gusa ejo bazaza kugusimbura wowe muherekeze kandi ntuhangayike wibaza ko uzagaruka bazaguhata ikigucyura. Naravuze nta kundi nyine reka nkorera Imana, nayandi mahitamo nari mfite. Twageze ku bitaro ahita abwira uhagarariye abapolisi twitaga komando ati dore ngo uyu wa musore ndamuzanye. Komando yarambajije ati none se ufite imyaka ingahe? Nyereka ibyangombwa byawe. Namweretse indangamuntu arayireba arambwira ati ndabona ufite imyaka y'ubukure nta kibazo. Icyo nguhamagariye rero ndagira ngo herekeze uriya musaza umugeze ku bitaro bikuru, ejo abo mu muryango we baraza kugusimbura. Ntuhangayike mu gitondo ndaguhata ikikugarura kandi humura nzakugurira akantu. Ako kanya naragiye ngo nurira ambulance, muganga wagombaga kuyigendamo nawe ahagaze iruhande rwayo ati banguka twihute dore ameze nabi. Niciye ntanarebye neza uyirimo, ahubwo numvaga ijwi ry'umuntu w'umugabo ari gutaka nk'umuntu uri kubabara cyane bidasanzwe. Niba nabyita gutaka cyangwa kurira sinzi, gusa kwiyumvisha uko umugabo ufite ububabare bwinshi bwamurenze yaba ameze.
maze kwicara nibwo nabashije kumureba neza. Yari yabyimbye inda yabaye nini cyane, wagira ngo hari mu nda harimo ikindi kintu kinini. Yakuyemo agapira yari yambaye yatutubikanye umubiri wose, ari kujya yigaragura ku gatanda k'abarwayi bo muri ambulance. Njye n'igihunga sinabashije kumenya icyo ndahita nkora, kuko bitewe n'urusaku rwe sinabashije kumusohoza. Nakomeje kureba nk'uwo byayobeye, nabuze aho mfata. Umusaza ageze arandeba arambwira ati shahuwe, ubu ko mbona ndimo kubabara rwose ntiwabyumva. Numvise amarira asa nanzenze mu maso, ariko nta kindi nari gukora. Ako kanya imodoka yarahagurutse, gusa mu guhaguruka kwayo muganga arambwira ati ucunganwe n'iyo serume ntimuvemo. Akibivuga narebye ku kaboko aho bari bayicometse, ariko mbona n'ubundi yari yamuvuyemo kare, niko guhita nyimusubizamo byihuse. Twagiye mu isaha ya mbere ndwana n'iyo serume ngahita muvamo, kuko yumvaga ngo ashaka kugenda yifashe ku nda. Njye nabonaga inda ye yabyimbye, ariko sinari nakamenya icyo yabaye ku buryo ari kubyimba ityo. Mu nzira muganga yaramuvugishije ati none se Sira, ubundi wari ufungiye iki? Uwo musaza witwaga Sirasi yari afite imyaka 58. Sirasi n'ijwi ryuzuye ububabare bwinshi ati muganga we, ndari mfunze nzira gutera inkeke mu rugo rwanjye. Muganga ati ndumva bitoroshye. None se ko numvise ko wagombaga kuba watashye, niki cyatumye batagucyura ako kanya urukiko rukimara kubyemeza? Umusaza ati yewe, ibyo ntabwo mbizi pe, gusa ubusanzwe imfungwa zimenyereye ko zitagomba guhita zirekurwa ako kanya, ariko byose bikorwa mu buryo bwo kubemeza cyangwa kuba n'inyozora. Urugendo rwarakomeje, mu nzira ngenda nsa n'uhangana nawe, kuko muganga yari yambwiye ati ucungane n'iyo serume itaza kumuvamo. Uko twagendaga kubera ububabare yagendaga yigaragura, mu kanya gato serume ikamuvamo, nkongera nkagenda nyimusubizamo gutyo gutya. Twageze aharambwira ati nituza kugera kuri kaburimbo uze kumbwira. Nubwo ntari nzi impamvu yabyo, narikirije ndamubwira nti nta kibazo ndi buze kukubwira. Nakomeje kwitegereza uburyo iyo nda yari ikomeje kugenda ibyimba. Nibuka kubwo twavaga ku bitaro twari tumukuyeho, nari nanyuze ku bagore batatu bari kuvuga ko yari amapera yari hafi ya gereza, ngakayavanga n'impungure bikamugwa nabi. Gusa uko byagaragaraga uko niko ari ukuri, kuko iyo niyo byamerera umuntu nabi ntiyaremba kuri urwo rwego. Mu gihe kitarenze isaha twari tugeze kuri kaburimbo, ndamubwira nti noneho tugeze kuri kaburimbo. Undi arambwira ati nabyumvise. Yahise ahamagara muganga aramubwira ati ariko muga, ubu mwakwisubira inyuma koko, urabona ndi bubashe kubaho? Muganga yabaye nk'ufashwe n'ikiniga, aramusubiza ati se Sira, basi waretse kwiba kuri urwo rwego? Sirasi ati turaba tureba. Muganga yabaye nk'uyihanagura amarira yaratangiye kuzenga mu maso, kubera kumva ababajwe n'amagambo y'uwo murwayi wari uri kumva atari buze kubaho. Nyuma y'akanya gato rero nibwo twageze mu bitaro, akaba dupfiriyeho. Iyo nkuru y'urwo rugendo nayibariye uwo mugabo twari duhagararanye aho hanze arumirwa. Yarambwiye ati ahari ubanza yazize inkoni yakubiswe n'abapolisi, gusa uko yari ameze mu bigaragara nta nkoni yari yigeze akubitwa. Tugihagaze aho hanze nabonye ambulance yari yatuzanye ikiraho. Narayisatiriye nsanga wa muganga akirimo arimo gusinyisha amadosiye y'umurwayi, niko guhita amubwira nti none se kubona birangiye ubu niturahita dukomezanya ngasubira mu rugo? Muganga ati oya, uraguma hano bazi ko impapuro zigaragaza ko yapfuye, hanyuma ejo umuryango we nuza gutwara umurambo muzahererekanye izo mpapuro. Nta kundi nari kugira, nasubiye hafi y'ibitaro ndongera nicara hanze. Natekerezaga ko wenda ubwo umurwayi wanjye apfiriyeho baraza kumuha ndara nk'umuntu ufite ikibazo cyihariye. Byari bibaye nka saa 7:40 z'ijoro, hanze hari ikirere gikonje cyane ndetse bigaragara ko imvura igiye kugwa. Ubwo kandi kubera kubyuka ijoro huti nari naje nambaye ikabutura isanzwe ku buryo itari kubasha kubika ubushyuhe mu buryo runaka. Ubwo negereye wa musaza nari nahasanze ndamubwira nti none se muze, ubundi hano iyo bwije murara hehe? Umusaza yaransubije ati hano rero iyo bwije ubundi iyo umurwayi wawe adafite indwara ikomeye urara iruhande rwe. Naho nkanjye kubera ko umwana wanjye yavunitse kuri uyu mubona, sinamuryama iruhande ahubwo ndaramutse igitanda cyasi kuri sima, gusa nawe akonja kubi. Akibimbwira nibutse ko umurwayi wanjye nari nazanye yapfuye. Narebye ku ruhande mbona sinaharyama, kandi munsi y'igitanda harimo umurambo we. Nabajije uwo musaza ni none se undi aryama he? Umusaza arambwira turabona iyi ntebe y'urubaho iri hanze ku rubaraza, nutinda kuyifata hakiri kare abandi barwayi bafitanye amarendevu na muganga baraza mu rukerera bahita bayiryamaho. Aho hanze yambwiraga imbere y'urwo rubaraza hari amazi yajojobaga avuye hejuru ku mabati kuko imvura yagwaga kandi ari nyinshi. Hari imbeho ku buryo umuntu yarebaga umukecuru wifubitse agatenge akavuga ati nka kari wakamana bansubijwe. Muri uwo mwanya duhagaze aho hanze ababyeyi bose bari mu bitaro basohokaga umwe ku wundi, buri wese akaza ambwira ati ihangane, kuko bari bazi ko wapfuye ari data. Kandi hafi ya bose batangajwe nuko nta gahinda nari mfite, bakagenda bavuga batubanza hari urupfu rwa se yaramaze iminsi arwiteguye akaba yari yakiriye mbere y'uko apfa. Iryo joro sinabashije gusinzira, kandi wenda ushobora kwibwira ko bwendaga gucya, ariko njye numvaga ari nk'umwaka wose ngiye kuhamara kubera imbeho. Byageze nka saa 9 z'ijoro haza abashinzwe gutwara imirambo, babanza kubaririza uwaje aherekeje umurwayi wapfuye. Nahise nzamura ukuboko nti ni njyewe. Babanje kujya hari muganga Sirasi bamukorera ifishi yemeza ko yapfuye, hanyuma abakozi babishinzwe bamujyana muri morgue, ariko bansaba ko nanjye baherekeza. Narabaherekeje twinjiranamo muri morgue aho babika imirambo. Ngezeyo nsanga ni ahantu hateye ukwaho. Uretse kumva ko ari muri morgue sinari kubimenya.
hari icyuma giteye nk'akabati natinya kwita ko kari kameze nka firigo, nuko bakuramo ikimeze nk'igitanda bashyiramo umurambo ubundi barafunga ko wakunda mu nzu z'abakire babika ibyombo. Kubera ko hari ibyumba byinshi byabikorwamo imirambo, bahise bateraho agapapuro kugira ngo bazaza gutwara imirambo batazibeshya bagatwara utari uwabo. Tuvuye muri morgue nasubiye kuri ya ntebe nari niryamyeho, kubera guta umutwe sinari nibutse kuvugana n'abo mu muryango wa musaza Silas. Nibwo nafashe agatelefoni kamatushi nari mfite, nako kari gasigayemo umuriro muke, harimo agakoni kamwe, ndabahamagara kuko nimero zabo umuganga yari yazimpaye. Yari yabahamagaye bibamenyesha ngo mu saa sita z'ijoro, ubwo rero nk'abantu bari bapfushije umubyeyi n'ubundi nka saa 9 ntibari bagasinziriye. Twaravuganye ariko bambwira ko mu gitondo batari buze gutwara umurambo, ahubwo barajya kuri polisi bakabanza kugira ibyo bandikisha, akaba ari bo babaha urupapuro rubajyana ku bitaro kugira ngo bawubahe. Njye sinari nsobanukiye ibyo byose cyane, ariko icyo numvisemo nuko nta icyo nari ndimo kumara ako kanya. Muri uwo mujyi ibitaro byari biherereyemo sinari mpazi cyane, nari nzi muri gare yaho gusa, kandi naho nahageraga mva mu modoka njya mu yindi. Narabanje ndyamaho gato saa 10:40 ziragera, mbona ko mu kanya biraba bibaye mu rukerera ndabyuka. Nabajije umugabo nari mbonye atembera aho ameze nk'umusekirite, mubaza ku marembo y'ibitaro, arahanyereka, ubundi ndasohoka. Kubera ko mu kwinjira mu bitaro kwanjye nta byangombwa nari nerekanye kuko ninjiriye muri ambulance, gusohoka n'ibyangoye kuko nta kintu na kimwe nari mfite ngo wenda barabanza kumbaza aho ngiye. Nageze hanze mu marembo y'ibitaro nsanga hari imihanda ibiri ijya mu byerekezo bitandukanye, sinari mpazi, gusa nari nzi umuntu wandangira. Naramuhamagaye mubwira aho ndaranyobora, maze nk'iminota 30 ngera mu mujyi. Kubona imodoka ingeze iwacu neza byansabaga gutegereza nka saa 9 z'amanywa, kandi ubwo hari hagati ya saa 11 na saa 12 z'igitondo. Nibutse ko hari ahandi hantu nshobora kujya nkabona moto yangeze iwacu, ariko hari kure. Ho nari maze ariko ntazi inzira yangezayo. Nahamagaye undi muntu nari nzi wigeze gukorera mu mujyi, ndamuyoboza, ambwira aho nca ariko simamenye kubera kutamenyera umujyi. Muri icyo gitondo uko nakaraye ku bitaro sinari nigeze nsinzira. Amaso yanjye yasaga n'ay'umuntu waraye ijoro ahantu nko mu kabari cyangwa ahandi. Hafi yanjye haciye umubyeyi wasaga neza, ndamwegera musaba kumbwira aho bari bambwiye kuri telefone. Uwo mubyeyi yarandebye, mbona agize akantu k'agaseseme mu maso, ntiyagira ijambo ambwira, arakomeza arigendera. Nibwiye kubwo bambaye neza batari buze kumfasha, mpita mukorera umusore wari hafi aho yambaye isarubeti imeze nk'iy'abakarani bikorera imizigo, ndamwegera ndamuvugisha musaba kunyobora. Atansuzuguye cyangwa ngo andebane isesemi, yarambwiye ati bro, ushaka inzira se? Ngaho manuka muri ako gahanda ko hepfo iruhande rwa gare, urahita ugera ku muhanda mugari. Namanutse aho yarambwiye kubw'amahirwe mbona ngeze muri uwo muhanda. Nari nakoze urugendo rurerure kuri kaburimbo kugeza aho nageraga mu nzira nkiruka ngo ndebe ko wenda nagera aho ngiye vuba, ariko nagera imbere nkabona abantu bose bandangariye bibwira ko wenda naba mfite uburwayi runaka bwo mu mutwe, byanahuza no kubabonaga ngaragara nk'umuntu waraye ahantu hatari mu nzu bikaba ibindi bindi. Nageze aho nari ngiye nka nyuma y'amasaha 2 ngenda n'amaguru, ariko ikibazo nticyari cy'amasaha, ahubwo umubiri wari urimo imbeho numvaga idasanzwe. Nageze ahari abamotari bose bansamira hejuru, ariko mbabwiye ko kuri polisi ari bo bari bubishyure, bose barabyanga. Kubw'amahirwe naje kubona umwe mu bo twari dutoranye, arambwira ati ngwino ngutware. Twagizeyo mbanza kujya gushaka wa mukomanda wa polisi ngo yishyure moto, ndamubura. Namuhamagaye kuri telefone, kubw'amahirwe arayitaba, ambwira ko agiye ku cyicaro gikuru cyabo gukurikirana ibyaba byabaye ku mfungwa no gukurikirana icyo yaba yazize, ariko ambwira ko amafaranga agiye kohereza umumotari kuri telefone ndetse ahita abikora. Uwo mupolisi ntiyongeye kugaruka mu gace k'iwacu uhereye ubwo, ndetse hari bamwe bavuze ko bahise bamwimura, abandi bakavuga ko yaba yarafunzwe azira ikirego kidasobanutse cy'urupfu rwa Silas, ariko bose byabaga ari ugukeka nta wari uzi ukuri. Uwo munsi nageze mu gace k'iwacu mu gasantere, nsanga ahantu hose inkuru yanjye yamenyekanye. Buri wese yansabaga kwihangana kuko ibyari byambayeho n'ibyari bisanzwe. Nyiri mu isantere nibwo umuhungu wa Silas w'imfura yaje kundeba, ampamagara kuri telefone murangira aho ndi, araza mu impapuro nari nkuye ku bitaro byo mu mujyi kuko nari nazigendanye nazo. Icyo gihe nisuriye mu buzima busanzwe, ndetse amakuru yose Silas sinigeze nyamenye. Hashize nk'ukwezi, hari mu masaha yo mu gitondo nagiye guca icyarire mu gisambo kuko ariko kazi wacu bari bampaye uwo munsi nagombaga gukora. Bantumyeho umwana ngaze kundeba nihute mu rugo kuko hari umuntu wari unshaka. Namubajije uwo ari warambwira ngo ni umukecuru ushaje cyane, ngo nawe ntabwo amuzi. Nahise ngenda nihuse ngo njye kumenya icyo umukecuru anshakira. Nageze mu rugo kuko nsanga hicaye umukecuru ushaje cyane, yicaranye n'ababyeyi banjye mu rugo. Kubera gusaza cyane, kumva ko byabaga bigoranye, ku buryo byasabaga kuvuga vuga cyane, kandi akavugira hafi y'ugutwi kwe kugira ngo abashe kumva neza. Yarambonye arahaguruka mu mbaraga nke, amuberana ubwuzu bwinshi, ubundi abaza abaraho mu rugo ati niko nimumbwire, uyu niwe waherekeje umwana wanjye Silas? Abandi bati yego mukecuru niwe. Yarakomeje arampobera cyane nk'uko abakecuru bose babigenza. Naricaye abanza kundeba umwanya muremure mu maso, aravuga ati umwana ungana ryo koko niwe waherekeje Silas? Narumvise ngo bari babuze umuntu wamugendaho burundu. Ayo makuru njye sinari nyafite, icyo nari nzi cyo nuko gusa naherekeje umuntu bikaza kurangira mfiriyeho nta kindi. Yarambajije ati mwana wa, mbwira ukuntu byagenze mu modoka, niba hari n'ijambo rya nyuma yabera kubwiye urimbwire naryo.
Nagerageje kwibuka ibintu byose ariko icyo yashakaga kwita ijambo rya nyuma ntacyo nibukaga. Ubundi mu buzima busanzwe bw'abantu bazi ko iyo umuntu agiye gupfa asiga avuze ijambo runaka, ryaba impano, umurage asigiye abana be cyangwa se wenda agapfa avuze icyaba kimwishe. Gusa ibyo nibukaga byose ni ukuntu yagendaga atakambwira ko ari kubabara cyane. Namubwije ukuri mubwira uko byose byagenze nuko nta jambo rya nyuma yigeze ambwira. Amaze kubyumva yamaze nk'umunota atavuga, ubundi atangira kubarira abari aho twese inkuru y'uko byagenze. Yaratangiye ati ubundi Seras yari umwana wanjye wa gatatu, yakuriye iwanjye namubyaye ngifite imbaraga, none ubu ndashaje. Nk'abandi bana bose b'abahungu yakuze ankunda cyane nka mama we. Kubera ko bashiki be bakuru bari abakobwa, nyuma y'aho se apfiriye yasigaye asa n'aho ari we mugabo mukuru mu rugo. Nyuma y'igihe amaze gukura yarambagije umukobwa baza kubana nk'umugabo n'umugore. Gusa uwo mukobwa yaje yanga bashiki ba Seras cyane. Ubwe we yifuzaga ko abavandimwe bo mu muryango we bajya bagenda muri urwo rugo, ariko ntiyifuze kubabona umugabo we. Umugabo yaramwihoreraga akabazana mu rugo rwe kuko ntiyari gushwana n'abavandimwe be ngo nuko umugore atabashaka. Ikindi kandi Seras nyakururanaga na bashiki be cyane ku buryo wavuga ko wenda umugore yabonaga ko bazamusenyera. Ahubwo uwo mugore mu mbaraga zose yari afite yagerageje kugenzura Seras ngo amugenera abagomba kugendana nabo bakwiriye kuvugana, ariko Seras yihagararaho bya kigabo yanga ko umugore amugenzura. Babanye batyo muri ubwo buzima barabyara ndetse imfura yabo iba umuhungu, ariko abana bose babyaranaga nyina agakoresha uko ashoboye akabangisha se. Umwana wanjye Seras ntiyajyaga arwana, ariko njye nibajije ukuntu yafunzwe azira gutera inkeke mu rugo rwe biranyobera. Mbere y'uko afungwa rero umugore we na wa muhungu we w'imfura bakoresheje uko bashoboye kose bamwinderanyaho. Seras abimenya akarahita ahungera iwanjye. Narabirebaga njye agahinda kakanyica kuko ubundi ntibisanzwe ko umuntu w'umugabo yahukana. Nyuma y'iminsi mike yaje gusubirayo, ariko agezeyo noneho umugore amuta mu mutego waje gutuma barwana ubundi agafungwa. Nyuma yo kurwana umugore yahise ajya kumurega arafungwa. Nyuma y'amezi 3 Seras afunze nibwo habaye urubanza, ariko aho kugira ngo akatirwe urukiko rwanzura ko arekurwa agataha. Umugore we yabonye ko bamurekuye nawe yumvikana mu rukiko ashimira umucamanza kubw'umwanzuro urukiko rufashe, ndetse ko yiteguye kwiyunga n'umugabo we bakongera kubana. Seras kuko atarazi icyishe muri uwo mugore yarishimye ndetse yishimira ko umugore we yiteguye kumwakira. Uwo munsi ntabwo Seras yahise arekurwa. Muri ako gace ngo bagiraga umuco ko mu gihe umuntu arekuwe adahita ataha, ko ahubwo babanza kumurazamo rimwe kugira ngo bamwereke ko ari munsi yabo. Ku mugoroba w'uwo munsi rero nibwo umugore wa Seras yagiye kumusura kuri gereza, ageze yabwira polisi ko ashaka kubona umugabo we, ariko bo banga kumuhuza nawe kuko atari amasaha yo kuza gusura imfungwa. Gusa umugore yararize ababwira ko atari buhave. Abapolisi bageze ubu bibuka ko n'ubundi Seras atari muri gereza izo saha kuko ari we wari uri gutekereza indi mfungwa impongore. Bagiye kumuzana mu gikoni ngo aze ari we umugore we, bamusohorana n'isahani. Umugore yaramubonye abwira umupolisi ngo nareke basangire kuri izo mpungure kuko biyunze. N'ubundi umupolisi arabareka ariko abacungira hafi. Hashize akanya ibyo baryaga byarashize, Seras yurira igiti cy'amapera cyari hafi aho umugore we. Mu gihe ari hejuru mu giti, umugore we yabajije umupolisi niba yakwemera ko aho umugabo we ku mandazi, imineke n'amata yaramuzaniye, ariko byose umupolisi arabyanga kuko bitari byemewe ko baharira ibintu bivuye hanze ya gereza. Seras yaramanutse asangira n'umugore w'amapera yari amanuye, ndetse bayarya baseka ukuntu umugabo ukuze yuriye igiti ngo ace amapera h'umugore we. Bamaze kurya uwo mugore asezera umugabo we ndetse amusezera amuhobeye cyane. Nyuma y'isaha rero n'indi minota mike nibwo Seras yavuze ko arimo kuribwa mu nda ndetse agapfa nyuma yaho gato. Twese twamaze kumva iyo nkuru y'umukecuru, umwe mu bari ati none se mukecuru kuba uwo mugore yaragiye gusura Seras nibyo byamwishe? Umukecuru ati we byihoreye ntiwabyivangamo, gusa abantu bakuru bari aha bo bari kubyumva. Icyo gihe nubwo ntari nzi icyo yashakaga kuvuga, ariko naketse ko wenda ashaka kuvuga ko yarozwe. Icyakora nawe ubyumvise wakuramo igisubizo cyawe. Ubwo umukecuru arimo kuvuga iyo nkuru, abantu bageze aho baba benshi mu rugo ngo batege amatwi ibyo yavugaga. Mu gukomeza ko yarabanje akora ku ipfundo ryari ku gitenge yarakenyeye, abantu bose babanza kumuhanga amaso ngo barebe icyo agiye gukora. Nanjye wari urangaye ngarura amaso ndamwitegereza, tubona avanyemo ibiceri ubundi byose arabimpereza. Yarambwiye ati mwana wa ndi umukene kandi ndashaje, nta mbaraga mfite zo gukorera amafaranga. Mu by'ukuri ibyo wakoreye umwana wanjye ukamugendaho kugeza ku kuka ka nyuma sinabibonera igihembo naguha. Gusa mu bushobozi bwanjye iki nicyo mbashije kubona. Utu dufaranga ntutugaye ngo nuko ari duke, ahubwo wumve ko tumvuye ku mutima. Ubundi abanyarwanda baravuga ngo nyiri umupfu niwe ujya hanuka, ariko wowe wahagiye utazi n'uwapfuye. Imana izaguha umugisha kandi umutima wo gutabara ufite uzawuhorane. Abantu bose bari aho bari bacecetse, ababyeyi bagira amarangamutima amarira yatangiye kuzenga mu maso. Amaze kumbwira ibyo yaravuze ati ubu rero kugera iwanjye birangora, nimumerekeze ntabe butaza kunyereraho. Twaramuherekeje agendera ku kabando, uko tugenda umwe mu bari aho mu rugo aranyongorera arambwira ati nizere ko ubonye ko nta muntu ku isi warutanye na w'umuntu, burya akabura ntikaboneke n'inyina w'umuntu. Mu bantu bose nta wigeze aza kugushimira kubw'ibyo wakoze, ariko nyuma y'igihe kirenga ukwezi dore uyu mukecuru ni uje. Twavuye kumuherekeza mbaze bya biceri mbona ari amafaranga 1200.
Narishimye cyane mu mutima, nezezwa nuko byibura hari umuntu utekereza imvune nagize muri rya joro. Uyu munsi iyo nibutse ibyabaye muri iryo joro byose, ntekereza ibintu bibiri. Icya mbere ni umugani uvuga ngo ntawe umenya aho bwira ageze, kuko ndebye uko umunsi wanjye wari wagenze nuko wije sinabikekaga. Icya kabiri, ubuzima ntawe umenya ibyabwo. Burya ngo bushobora gucya uri muzima ariko bukira utakiriho, cyangwa bukira uri muzima ariko bugacya utakiriho. Ibyo mvuga byose nabibonesheje amaso yanjye. Gusa icya mbere ni uguca bugufi, utibagiwe no kwibuka kubana neza n'abandi. Kandi umubyeyi wawe wakubyaye cyangwa ukorera, ujye umukunda umwubahe, kuko nta muntu ugukunda kumurusha.